Twongeye kubasuhuza abakunzi ba filime nyarwanda muri rusange. Gusa uyu munsi bwo tubazaniye ikindi kintu gishya kuri channel yanyu. Rero uyu munsi tugiye kujya tubagezaho inkuru mu buryo bw'inkuru mbarirano, ariko zizajya zibageraho umunsi ku munsi. Izi nazo twaje gusanga ari ngombwa kugira ngo dukomeze dufashanya kubaho nk'abantu muri sosiyete nyarwanda ndetse n'abakunzi ba filime muri rusange. Uyu munsi rero inkuru tubafitiye iteye itya. Iyi ni inkuru y'umwana wasanze papa we ariho asambana n'undi mugore mu rugo iwabo. Gusa ibyabaye biratangaje. Inkuru yacu rero itangira umugabo ari mu buriri n'umugore tutaramenya uwo ari we. Nuko muri ako kanya tukajya twumva hari umuntu ukinguye urugi. Ako kanya umugore akabaza umugabo ati uwo ninde? Umugabo akahita amusubiza ati uko byagenda kose uwo ni umugore wanjye, ahubwo shaka uko wihisha. Nuko wa mugore amubaza ati umugore wawe? Aha niho duhita tumenya ko burya uyu mugabo ari guca inyuma umugore we, ndetse ko iyi nzu barimo ari mu rugo rw'uyu mugabo. Ibaze nawe umugabo usambanira iwe ku buriri araraho n'umugore we. Abagabo mwisubireho cyane. Twigarukiye ku nkuru yacu rero, nk'abantu bafatiwe mu cyaha bose bahita bagira ubwoba bakikanga. Nuko tukaza gusanga wa muntu wakinguraga urugi ari umwana muto cyane pe. Wa mugabo ahita yitanguranwa abaza wa mwana ati bite Martin, ko utari ku ishuri? Nuko wa mwana asubiza wa mugabo ati papa, ntabwo wamenye ko imodoka itujyana ku ishuri yaturitse amapine tukiri hafi aha? Nuko bakatubwira ko buri mwana aba asubiye iwabo. Nuko wa mugabo ahita areba akambega urubwa, yumva biramuyobeye, atangira kwibaza ahantu agiye guhisha rino habara rye. Ibaze nawe usanze papa wawe ari kumwe n'undi mugore mu buriri, uzi neza ko araraho na mama wawe, byaba ari ibibazo. Cyangwa ibaze umwana wawe ari bugufashe, wakitwara ute? Nuko umwana amubaza ati papa, uriya mugore ndi kubona ninde se? N'ubwoba bwinshi ati uwe mugore Martin? Umwana ati uriya ndi kubona papa. Nuko wa mugabo yegera wa mwana aramubwira ati mwana wanjye, ndagira ngo unyumve neza. Nanjye nkiri muto ku myaka ingana n'iyawe nigeze kugira ikibazo cyo kujya mbona ibintu bidahari. Tayari umugabo atangiye kubeshya umwana we ati hari umunsi umwe nigeze kubona umukobwa yambaye imyenda y'umweru ari kumwe na sogokuru wawe. Gusa umweretse ambwira ko uwo mukobwa nari ndi kubona wambaye imyenda y'umweru burya ntawe wari uhari. Maze aza kunsobanura ko hari igihe umuntu abona ibintu bidahari, ari byo benshi bita abazimu. Tayari ryahabara rye atangiye kubeshya umwana ko burya ari umuzimu ngo ari kubonera. Ati none muhungu wanjye, ndagira ngo ufunge amaso yawe ubare kugeza ku icumi. Nubumbura amaso ugasanga uwo mukobwa uri kuvuga atagihari, ndamenya ko nawe ibyo uri kubona ari umuzimu mwana wanjye. Baza ariko ukifata ukabwira umwana n'ikijambo nk'umuzimu, n'abantu bakuru turabitinya, aba ari ikibazo. Nk'uko tubizi rero, umwana aba ari umwana, afunga amaso agatangira kubara kuva kuri rimwe. Ari nako rero isa ari gucira amarenga ryahabara rye ngo rinyonyombe bucece ubundi ryigendere. Aho umwana rero nawe yakataje arimo amanukura ya mibare y'abana baba barize from 1 up to 10, 1 2 umwana ariko agenda bara narya habara ari nako rigenda rinyenyomba rigenda risohoka muri ya nzu. Aho umwana arangirije kubara rero
abumbuye amaso asanga koko wa mukobwa yabonaga wari wambaye imyenda y'umweru ari kumwe na se nawe uhari koko. Umwana ati papa uzi ko wa muntu wa mugore nawe ndi kubona burya? Umwana ati rwose papa ushobora kuba nanjye mbonye umuzima, iby'abana namwe murabizi. Nuko se aramubaza ati koko wa mugore wavugaga nawe uri kubona? Umwana ati hoya rwose papa. Ubwo umugabo ahita aserebura agakubita akamwenyu ku mutima ati uyu mwana ndamwemeje. Ariko nk'umupapa wese uzi ko ari mu makosa ahita yigira inama yo kwegera wa mwana agatangira kumubwira ati mwana wanjye ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe kandi rwose mbabarira ukinyemerere, urabizi ko nanjye iyo ntumye ikintu iyo uvuze ati papa unahirane kano kantu urabizi ko nakuzanira, ati papa rwose icyo kintu cyose wansaba njye nakiguha. Kamugabo ati ndagira ngo ntuze kubwira mama wawe yuko nawe usigaye ubona abazimu. Ati ndagira ngo rwose mwana wanjye ibintu byo kubwira mama wawe ko usigaye ubona abazimu hoya sitaki, ntabwo nshaka ko ibyo bintu urabivuga mwana wanjye. Ati kuko mama we rwose ari mu bantu kuri iyi si batinya kubona abazimu pe. Nuko umwana ati papa ibyo byoroshye, ati nta kintu nzamubwira. Umwana we ubwo ibanga ararimize ngo muri kumva diru itarangiye se. Gusa rero nk'uko tubizi iminsi y'igisambo burya nijya irenga 40. Ijoro rimwe rero umuryango urimo usangira, papa wa mwana wacu ngo usigaye ubona imizimu ndetse na mama w'umwana bari ku meza. Uko mubizi murabizi abana barya tubinginga nk'aho baba batazi ahantu ibiryo tuba twabikuye byatuvunnye sha. Nuko umwana aba yegeye ku ruhande afashe urupapuro atangiye gushushanya bya bindi by'abana, ashushanye papa mama dadi. Ariko igihe umwana yashushanyaga yaje kongera undi muntu wa kane. Uru rugo twari dusanzwe twifitiye papa, umwana ndetse na mama w'umwana. Umwana aba yongeyeho undi muntu wa kane. Umwana aba yongeyeho umuntu wa kane. Kano kantu kazirikana neza. Uyu mwana wabona atagiye kuraburara. Umwana amaze gushushanya rero yahise ahereza nyina rwa rupapuro. Nyina rwose bararwakiranye n'ubwuzu ati kandeba umwana wanjye wasanga afite n'impano yo gushushanya. Mama rero agifata rwa rupapuro yasanze umuryango wiyongereye. Abona hariho umugabo we, umwana nawe, ariko akabona hariho undi muntu wa kane. Ababajije umwana ati se mwana wanjye aha ndabibona wagerageje gushushanya papa wawe nanjye ndetse nawe, ariko si uyu muntu wa kane wundi ninde? Umubyeyi wese ahita atangira gutekereza ati wenda umwana yatangiye gukenera umwana bazajya bakinana, reka mbwire umugabo tugire amajoro twigomwa, tugire ukuntu dukora umuntu, ibintu nk'ibyo. Gusa umwana rero igisubizo yahaye nyina kiratangaje. Ese abwira nyina ati mama uyu muntu wa kane nashushanyije ni umuzimu. Ibaze nawe umwana ku myaka y'ubwana arimo avuga rino jambo ngo ikintu yashushanyije ni umuzimu. Wa mugabo rero ahita agira ubwoba akitanguranwa akabwira wa mwana ati mwana wanjye genda uba ureba ibitente, urabizi ibitente nibyo birera abana, ubundi nsigare nganira na mama wawe. Ubu inkuru yacu rero iratangiye. Kanda subscribe niba utarakandaho, ubundi inkuru yacu dutangire tuyinjiremo neza. Umwana yafashe se aca inyuma nyina, bamubeshye ko ibintu yabonye ari ibizimu, arakurikira wiki. Reka dukomeze.
Wa mugabo w'umunyamanyanga rero aba aratangiye ati burya ntabwo nakubwiye umugore mwiza, umwana wacu amaze iminsi abona ibintu bidahari. Umugore ati kuva ryari? Umugabo ati ndakeka hari umuzimu w'umukobwa uri gutera umwana wacu muri iyi minsi, kuko hashize iminsi ambwiye ko hari umukobwa ajya abona muri iyi nzu kandi njye rwose nawe mbona. Ese ahubwo hari uwo ujya ubona mugore mwiza? Umugore ati hoya hoya. Umugabo ati nabanje kugira ngo wenda uriya mukozi mushya wamuzaniye, ariko nza gusanga burya umwana wacu aba atari we bavuga. Nuko umugore agahinda kaba karamwishe, amarira batangiye gushoka, ibintu bitangira kumucanga ati ibi ntibishoboka ko byaba ku mwana wacu, ukagira ngo hari abana bacu bo nibo byagenewe, nibo bakwiye guterwa n'imizimu. Umugabo ati hangane mugore mwiza. Nuko amaze kumuturisha, umugore aramubwira ati uko byagenda kose tugomba kujya kuvuza umwana wacu ejo. Umugore ubwo afashe umwanzuro w'uko akwiye kujya kuvuza umwana wabo ngo imizimu rero kwa muganga nabo baragowe. Umugabo ati rero umugore mwiza, ibyo ntushaka ubyihorere kuko ejo ufite akazi, ntabwo wareka akazi. Rero ugiye kujya mu bintu byo kuvuza ngo umwana imizimu, ati ahubwo ejo uzajye mu kazi. Umugore ati ntacyo n'ubundi wowe nta kazi ufite, ejo uzajye kumvuriza umwana. Umugabo rero w'umunyamafuti wese aba yumvise nabi, umujinya uramwishe ararakara ati ntabwo byari ngombwa kunyurira ko nta kazi ngira, nkaho ibyo bidahagije unyibutse ko atari njye se uriya mwana. Abagabo baragwira, burya wa mwana nta nubwo ari umwana w'iki kigabo, gitangiye no kirakaza ati n'ubundi uyu mwana iyo aza kuba ari uwanjye ntabwo yari kuba abona imizimu, wasanga ari umugore uryamana na se umubyara aba ari gutekereza, ugasanga ari we muzimu uri kunterera umwana, none uri kunyurira ngo nta nubwo ari uwanjye. Nuko umugabo barikubise rero, murabizi iby'abagabo bari mu makosa, ati genda nagiye, iby'uyu mwana wawe uzabikurikirane, njyewe ntabwo rwose naragira inama zitari izanjye, ntabwo ndi umwana w'Imana. Umugore asigara yayobewe, ibibaye biramucanga. Nuko mu gitondo cya kare umugore rero ibyo kujya ku kazi barabiretse. Nabize imitima y'abamama, burya bavuze ngo umugore si umuntu. Uwo mugore rero bucya ajya kwivuriza umwana we, bagiye kumuvuza iki? Akabazemura. Ubwo rero muri icyo gitondo baba bageze kwa muganga. Gusa ibyabaye rero byo biratangaje, kuko isuzuma umuganga yakoreye wa mwana ryagaragaje koko uyu mwana hari umukobwa umuba mu bitekerezo, maze umuganga yanzura ko uyu mwana afite ikibazo cyo mu mutwe. Imana yanjye, wa mwana burya ibintu yabonye birangiye bamweretse ko aba yanaturuye. Ubwo umugore rero biba biramurenze, atangira kwibaza ibibaye ku mwana we, biramushobera. Nuko yiyemeza kwirirwana n'umwana we uwo munsi, byibuze ngo ahe umwana we ibyishimo by'umubyeyi, umwana atarafatwa ngo ibisazi bibi bisazi. Nuko mu nzira bataha rero, mama n'umwana baca ku karesitora kari hafi aho yo kwa muganga ngo bagire icyo bafata cyo kurya no kunywa. Ariko mu gihe bari bategereje ko babakira, umwana atangira kwihisha kuri nyina. Nyina atangira gutekereza ko hari umwana w'ibisazi, noneho bibaye ibisazi, cyangwa ari kubona abazimu hafi aho. Nuko abaza umwana ati ni iki mwana wanjye? Umwana ati mama, ndi kwihisha uriya muzimu. Mama ati ku mutima atangiye gutekereza ko bya bintu koko umwana yaba ari kubibona, cyangwa yaba afite ikindi kibazo nk'uko
abaganga babigaragaje. Mama ati mwana wanjye, ati uri kubona muzimu? Ati yego rwose. Ati uriya museriveri uri kwakira bariya bantu kuri ariya meza twegeranye niwe muzimu nabonye mu rugo mu cyumba ari kumwe na papa. Mwana we, mama ati wabonye umuzimu ari kumwe na papa wawe mu cyumba cyacu? Mwana ati yego. Nyina aramubaza ati wamubonye kangahe se mwana wanjye? Mwana ati namubonye rimwe mu rugo, nongeye kumubona ahangaha. Ari wowe se watekereza iki? Umuzimu ugaragara mu cyumba cyawe kongera kugaragara kandi ari umukobwa, agase hajemo tenara. Nuko rero wa mumama nawe uba utoroshye yigira inama yo gukora iperereza ku giti cye muri ako kanya, kugira ngo amenye niba koko ibyo umwana avuga ari byo cyangwa se niba atarabonye umukobwa uyu mwana ari kuvuga ari kumuca inyuma n'umugabo we. Nuko yegera wa museriveri kazi aramubwira ati wamfashwaniriza telefone yawe nkihamagarira umugabo ko yari yambwiye ko adusanga hano akaba yatinze kandi telefone yanjye ikaba yapfuye. Wa mukobwa w'umuseriveri kazi ati ibyo rwose nta kibazo, ati n'amayinite tuba dufite. Gusa rero umukobwa ahindukiye tuza gusanga kuko ari wa mugore wari kumwe na wa mugabo. Inkuru yacu itangira nuko mama wa mwana atangira kwandika nimero z'umugabo we muri telefone y'uyu museriveri kazi. Gusa mu gihe yari agiye guhamagara yaje gutungurwa n'uko nimero yari agiye guhamagara uyu museriveri kazi yari ayifite muri telefone ye, ndetse yaranditseho ati my tiger n'udutima twinshi. Tiger ariko atari Tiger the Ben wa Pamela wacu. Nuko umugore umujinya uramwica ahita amenya ko umwana we burya bamubeshyeye, ahubwo bishobora kuba ari ibintu bahimbye kubera umwana yari abafashe. Nuko umugore ahita asubizaho umuseriveri telefone ye aranamushimira ati uyu mugore ko yari yagowe. Umugore ahita afata umwana we barataha. Ibaza ibintu umugore agiye gukora. Bigize ubwoba. Nanjye nuko bajya bavuga ngo burya umugore yarakaye na satani arazamuka akaza gufata stage, agafata training. Umugore rero ageze mu rugo yahise ahamagara abantu batwara imyanda, b'abasore bajyana imyanda induba n'ahandi. Bahageze abaha ikiraka cyo gusohora icyitwa akantu kose ko wa mugabo kose, ariko akantu kose kari mu nzu ati musohore. Umugabo atari atashye yinjiye mu nzu abona abantu bari gusohora ibintu bye mu nzu. Ati ibi ni ibiki bibaye se kumiruka? Nta deni dufite muri banki, nta kibazo icyo ari cyo cyose, ni ibiki? Nuko akomeza kugenda yinjira agana mu cyumba cye aryama n'umugore we. Ahageze abaza umugore ati ese aba bantu bari gusohora ibintu mu nzu yacu ni bande? Urabazi? Niye gahunda ihari? Umugore ati abahe bantu? Ati wikijijisha yewe, aba bantu se we wabazanye? Umugore atabaye. Ati umugabo wanjye ntabwo ndi kubona. Ati se nawe utangiye kubona imizimu? My tiger. Umugore aba ari kuhoroje ahise amuhamagara muri rya zina my tiger. Umugabo azi ko rihamagarwa na rya habara rye gusa. Umugabo buba buramwishe, atangiye gutitira, icyuya kiramurenze. Ati sha uko byagenda kose uyu mugore arampfumbuye. Ibaze ikintu uyu mugore agiye gukora. Ibaze uriya mugabo we wakora iki? Jya muri comment utubwire. Noneho mutanakanda subscribe, kanda ubundi kugira ngo inkuru nk'izi zizi kugeraho umunsi ku munsi. Aho uri kwibaza uti se iki kigiye gukurikiraho? Uyu mugabo wacu nawe abeshya umwana ngo abona imizimu, nawe yaba atangiye kubona imizimu se? Ko bamwise my tiger. Niki kigiye gukurikiraho? Reka twiyumvire.
ubwo wa mugore rero mama wa mwana amaze kubona ko nta kindi yakora, muribuka neza ko akimara kumenya ko wa museriverikazi afite nimero y'umugabo we, noneho n'umwana we akaba wa museriverikazi ari we muzimu wajya utera umwana. Ibaze naho huye ariko n'umuzimu utera umwana wawe, ubundi wakora iki? Cya muri komenti tubwire. Umugore rero nk'uko twabibabwiye akigera mu rugo yahise ahamagara ba basore bajyana imyanda induba, ati musohore icyitwa ko ari icy'umugabo. Umugabo nawe niko kuza yinjira asanga ibintu byose bari kujugunya abasore, basohora. Noneho niko kubaza umugore ati ese ibi ni ibiki? Umugore ati nawe ati kamugerere muke wapimiyemo umwana wanjye, ati abantu uri kubona ntabahari, ese nawe uri kubona abazimu mayitayiga? Murabizi namwe abagore rero, ahita akacisha amubwira ati mayitayiga. Umugabo nawe rero bizi ko umugore amwize izina rya habara rye, ati ndapfuye noneho. Nuko rero uyu mugabo atangira gusaba imbabazi, ati mugore mwiza urumva kandi cyagiye ibintu byari ibibazo. Umugore ati ntacyo mbwira, nagukunze ntacyo umpaye, nkuzana mu mitungo yanjye. Ubwo ahita yongeraho n'akandi kajambo umuntu utavuga kugira abana banyu batazakumva, ati komeza kumbeshya ko nkunda, noneho urengaho uca inyuma. Ikirenze kuri icyo wangiza umwana wanjye mu mutwe, umwumvisha ko ibintu burya abona ntabihari, ugereka hano kumubeshyira ngo abona abazimu. Ibibazo nawe kweri. Ku bw'izo mpamvu rero mvira hano arahamagara polisi. Ibaze nawe umugabo, icyaha cya mbere aregwa ubwo ni ku nyuma, icyaha cya mbere aregwa ni uguca inyuma uwo bashakanye, icya kabiri ni ukubeshya umwana we akanamushyira mu mutwe neza, akumvisha umwana we ko ibintu abona ntabihari. Uyu mugabo yakoreye umwana we. Inkuru rero yacu uyu munsi reka tuyisoreza nibutse ko inkuru nk'iyi uzajya uzibona umunsi ku munsi bugiye ku isaha 5. Ariko se ari wowe mama w'uyu mwana wakora iki? Cyangwa muri komenti tubwire wakora iki ubaye uri mama w'uyu mwana. Ese wazigera ubabarira umugabo wawe utitaye ku byishimo yaba yaraguhaye mu buryo bwose, yaba yarakuguriye, kuba yaragupfumbase n'ibindi byiza byose n'uburyohe bw'umugabo? Ni ikihe gihano wumva gikwiriye uyu mugabo? Jya muri komenti utubwire, wibuke gukora subscribe rero kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona uri uwa mbere. Jaburesi, twongere tuzabonane mu nkuru y'ejo. Ciao.